guverineri bashyizeho bagomba igoma yatangaje ko umupaka wa Corniche abagomba gutangira gukora kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro. petite barriere oya grande Corniche saa 12 kugera saa 4 z'ijoro. ubundi ngo bagiraga saa 9 z'amanywa ariko ngo bongera amasaha saa 4 z'ijoro n'urujya n'uruza. so ekipe ya Rayon Sport ifite memoire nziza cyane ubwo iheruka hariya kuri stade Umuganda byagenze neza n'undi bakinaga n'ikipe ya Rutsiro n'ubundi Rutsiro muri shampiyona ndibuka ari match ya kabiri irimo abasaza bari bagiharaye cyane bashaka ubuyobozi barimo baratanga ibiceri rwose tanga prime igitangaza bagiyeyo bararayo nyuma ya match ya Gasogi niyo bahise bakurikizaho nyuma ya match ya Gasogi niyo bahise bakurikizaho ndayibuka ninde watsinze igitego harya batsinze kimwe kubusa Haji Raguha Nibyo nanjye ndabyibutse. banakubwira ko icyo gihe rwose ngo hashobora kuba harabayemo ntumva hari imbere y'amatora mu guserebura iyo match nimugoroba ku icupa hashobora kuba harabayemo akantu ko kutumvikana mu bashakaga ubuyobozi bwa Rayon Sport icyo gihe burya ngo witwa Claude y'imishinga urumva ngo nibwo yaba yaragiranye ikibazo n'uwo bita Tadeyo perezida wa Rayon Sport bikarangira umushinga mu gupresenta umushinga muri Assemblée Générale ikipe ya Rayon Sport abyambuwe ariko nyuma yaje kubisubizwa hari akantu katagenze neza zari za ndani zo muri Murera ariko burya abantu bicaye ku icupa nyine hari ibintu byinshi bashobora kutumvikana mu magambo ariko bahafite memoire nziza cyane kuri Rutsiro bahatsindiye umukino mu by'ukuri morali yari hejuru icyo gihe murabyibuka ko Rayon Sport yakinnye imbere ya APR ikina nk'ejo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo APR yitinigwa n'ikipe Etincelle baranganya icyo gihe abariyo barishimye to the fullest hekereza ko ari match n'ubundi bakaniye cyane kugira ngo uko iyo match yabahaye morale urabyumva ishobora kongera kubaha morali mu gihe batsinda ekipe ya Rutsiro bakagaruka mu bihe byiza kuko Rayon Sport turavuga ekipe imaze imikino 3 idatsinda imikino y'ingenzi cyane kuva ku mukino batsinzwemo na Mukura kujya ku mukino wa Heroes Cup banganyijemo n'ikipe ya Police FC bagatsindwa kuri penalty hanyuma kuza n'umukino banganyije na Musanze muri weekend niba hari umukino wabagarura mu mwuka mwiza wo gutsinda no gutsinda ekipe ya bafite Kigali ngira ngo ni Kigali bafite muri shampiyona mbere ya Kiyovu nibura we na Kiyovu wamaze kwinjira mu mwuka wo gutsinda byari byiza kurushaho ariko nyinshi zo gutsinda Rutsiro ntabwo bari buze kugenda gutyo bazi ko bari buze kumanuka Kizimbabwe ariya nizo terima bakoreshaga bagomba kugenda biteguye umukino bazi ko ari wo ushobora kubasubiza muri mood nziza wongera kubunga n'abafana ariko ni match iri buze kubakomerera mu buryo bukomeye cyane the fact yuko ekipe ya Rutsiro iherutse kuniga Police Football Club ntiyikureho intsinzi n'ubundi hari i Rubavu Polisi ni ikipe nziza twese tuzi yananiwe gutsinda Rutsiro ikipe ya Rutsiro si yasezereye Kiyovu yasezereye Kiyovu ikipe ya Rutsiro yongeyemo abakongomani babiri Jeremy Basiluwa n'uwitwa Musa Ndusha b'abakongomani ni ikipe yiyubatse ikipe Rutsiro irakomeye ni ikipe no ku rutonde rega ntabwo ihagaze nabi ni ikipe giye bwemerwa umwanya wa 8 afite 21 murabizi gwemerwa gusura Rutsiro irarushwa amanota 3 gusa na Polisi ya 5 meya wa karere ka Rutsiro yarambwiye tuzabaze uzahamagara ubaze uwo ari we wese nta kibazo dufite muri Rutsiro bahabwa miliyoni zigera muri 200 Perezida Ernest nawe agakoma yarabimbwiye agakomaho ni umunyabirombe none Rutsiro shafitemo abakiro nta kibazo na kimwe ifite cy'imishahara nta kibazo cy'imyenda nta birarane Rutsiro ikibazo cyonyine ifite nuko na fan base yayo ifatika ihari kuko abanyarutsiro bose barayinyotewe kuri Mukebera Rutsiro ku bakinnyi irabafite ifite n'ubundi imodoka zituruka Mukebera zikajya ku bafana zikagaruka ariko mu kibuga ikipe ya Rutsiro na Gatera Musa ufite experience ntabwo Rayon Sport iribuze ko Rutsiro ikintu nabonye gikinisha amakipe ifitemo abakinnyi bafite experience bagiye banaba abakapiteni makipe yabo kubera ko ifite umukinnyi nka Leo Kawunga yahoze ari kapiteni wa Sunrise ifite umukinnyi nka Ngirimana Alexis yahoze ari kapiteni wa Mukura ikagiramo abakinnyi bagiye batandukanye wavuze Mugabo Ciza Hussein Mugabo Ciza ari muri Etincelle ahubwo afite n'umuhungu ufite forme cyane Habimana Yves ari mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi ubonye ko yari mu ikipe y'igihugu ya Chan washyiraho abakongomani babiri bazanye washyiraho experience ya Gatera Musa ni ikipe igoye cyane none iri ni Rubavu imaze kubamenya yahita mu rugo
kugira ngo bavane amanota biragoye cyane tuzi kubona umukino ukomeye hanyuma kuri Rayon Sport hari abakinnyi bataza kugaragara mu kibuga uyu munsi nka Asana Inosana ntabwo yajyanye na bagenzi be kuko yagize ikibazo baramukubise mu maso baramubabaje cyane mu myitozo yo kuwa mbere bamukomerekeje umunwa we warangiritse cyane mu myitozo yo kuwa mbere ntabwo ahari Kanamugeroje nawe ntabwo aragaruka kuko burya afite ikibazo cy'imvune arongera gukina gatandatu Sefu arongera gukina gatandatu yuhari cyangwa se ariko dushobora introduction ya Suleiman Dafe Suleiman Dafe nigeza ko dushobora introduction niba ari fit bakaba bamukoresha bakamutestingira yego Robertino abonye atinya gukoresha umukinnyi hakiri kare uzarebe no kuri Bafari nganye ubonye yabaheretse kubashyiramo kugira ngo abanze abo yanga amushyiremo yitware n'abo bari batangira bamutuke hari umukinnyi twavuganye muri Rayon Sport interview ya mbere hari umukinnyi twavuganye muri Rayon Sport hari bu disclosing yambwiye ngo Dafe ameze neza Dafe ari fit ngo uko byagenda kose ni gatandatu wa Rayon Sport ubanza mu kibuga ngo nta na gatandatu baheruka ku rwego rwa Dafe wamutubajije se nyina Ruvuyanga ko twagiye mu myitozo yo mu Nzove mwabonye ameze no mwitozo yarakoze wa mbere bro bamubanje hanze bakoze deka bamubanza hanze gato ameze neza cyane bamushyiramo mu minota nka 20 ya nyuma za baro zo gutanga mu mpande z'amalonga azi kuzitanga pe za baro utanga longo zigwa muri box ya adversaire azi gutanga pe Casemiro atanga baro zo mu kirere umukinnyi muremure agomba kumubanza mu gikombe cy'amahoro urumva ntago ari match ya risk cyane hari match retour izabera i Kigali mu cyumweru gitaha agomba kumubanza noneho kuri Kiyovu akazazamo twamubonye twamaze kubona chemistry na Kevin abo Kevin nabonye kandi visi ni bameze neza ntabwo arakira bose baramukoraho muganga ashaka yamuruhura rero agakinisha Dafe Richard na Fils ahubwo foru nganye bimeze gute foru ngarakize foru nganye ntacyo babonye ava mu kibuga yavunitse kwa mbere kwa rugukandive na kibazo afite uyu munsi araba hari kugira ngo akomeze kunyura ibitego rwose yaravuze ati n'ubu ngubu nje kuwa kane ariko kuwa gatandatu Dafe we nta kibazo mu kibuga afite confidence yes ngiye Rayon Sport ubwo mu match zombi maze kurikira kuri Radio Rwanda ziraba ziri parallel murazumva zose ko zakabaye abanyamakuru bacu riganira bagomba Igoma yatangaje ko umupaka wa Rakorunish abagomba gutangira gukora kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro petite barriere oya grande barriere Rakorunish saa 12 kugera saa 4 z'ijoro ubundi ngo bagiraga saa 9 z'amanywa ariko ngo bongera amasaha saa 4 z'ijoro n'urujya n'uruza so ekipe ya Rayon Sport ifite memoire nziza cyane ubwo iheruka hariya kuri stade Umuganda byagenze neza n'undi bakinaga n'ikipe ya Rutsiro n'ubundi Rutsiro muri champion ndibuka ari match ya kabiri irimo abasaza bari bagiharaye cyane bashaka ubuyobozi barimo baratanga ibiceri rwose tanga prime igitangaza bagiyeyo bararayo nyuma ya match ya Gasogi niyo bahise bakurikizaho nyuma match ya Gasogi niyo bahise bakurikizaho ndayibuka ninde watsinze igitego harya batsinze kimwe kubusa Haji Raguha trebye ibyo nanjye ndabyibutse banakubwira ko icyo gihe rwose ngo hashobora kuba harabayemo numva hari imbere y'amatora mu guserebura iyo match nimugoroba ku icupa hashobora kuba harabayemo akantu ko kutumvikana mu bashakaga ubuyobozi bwa Rayon Sport icyo gihe burya ngo witwa Claude Mishinga urumva ngo nibwo yaba yaragiranye ikibazo n'uwo bita Tadeyo perezida wa Rayon Sport bikarangira umushinga mu gupresenta umushinga muri Assemblée Générale ikipe ya Rayon Sport abyambuwe ariko nyuma yaje kubisubizwa hari akantu katagenze neza ziba ari za ndani zo muri Murera ariko burya abantu bicaye ku icupa nyine hari ibintu byinshi bashobora kutumvikana magambo ariko bahafite memoire nziza cyane kuri Rutsiro bahatsindiye umukino mu by'ukuri morale yari hejuru icyo gihe murabyibuka ko Rayon Sport yakinnye imbere ya APR ikina nk'ejo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo APR yitinigwa n'ikipe ya Etincelle baranganya icyo gihe abariyo bayishimye to the fullest hekereza ko ari match n'ubundi bakaniye cyane kugira ngo uko iyo match yabahaye morale urabyumva ishobora kongera kubaha morali mu gihe batsinda ekipe ya Rutsiro bakagaruka mu bihe byiza kuko Rayon Sport turavuga ekipe imaze imikino 3 idatsinda imikino y'ingenzi cyane kuva ku mukino batsinzwemo na Mukura kujya ku mukino wa Heroes Cup banganyijemo n'ikipe ya Police FC bagatsindwa kuri penalty hanyuma kuza n'umukino banganyije na Musanze muri weekend niba hari umukino wabagarura mu mwuka mwiza wo gutsinda no gutsinda ekipe ya bafite Kigali ngira ngo ni Kigali bafite muri champion mbere ya Kiyovu we na Kiyovu
wamaze kwinjira mu mwuka wo gutsinda byari byiza kurushaho. Byaba ari byiza kurushaho, Rayon Sports ifite ariko- impamvu nyinshi zo gutsinda Rutsiro. ntabwo bari buze kugenda gutyo bazi ko bari buze kumanuka kizimbabwe hariya nizo terime bakoreshaga bagomba kugenda biteguye umukino bazi ko ari wo ushobora kubasubiza muri mudu nziza wongera kubunga n'abafana, ariko ni match iri buze kubakomerera mu buryo bukomeye cyane. The fact yuko ekipe ya Rutsiro iherutse kuniga Police Football Club ntiyikureho intsinzi N'ubundi hari i Rubavu. hari i Rubavu. Polisi ni ikipe nziza twese tuzi yananiwe gutsinda Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro Rutsiro si yasezereye Kiyovu. yego yasezereye Kiyovu. Yasezereye Kiyovu. Ikipe ya Rutsiro yongeyemo abakongomani babiri, Jeremy Basiluwa n'uwitwa Musa Ndusha b'abakongomani. ni ikipe yiyubatse, ikipe Rutsiro ni irakomeye. ikipe No ku rutonde rega ntabwo ihagaze ni nabi. ikipe igiye Ifite umwanya wa 8 ifite 21. murabizi ko mperwa gusura Rutsiro. Irarushwa amanota 3 gusa na polisi ya 5. meya w'akarere ka Rutsiro yarambwiye ati uzabaze uzahamagara ubaze uwo ari we wese, nta kibazo dufite muri Rutsiro. bahabwa miliyoni zigera muri 200. Perezida Ernest nawe agakoma. yarabimbwiye agakomaho, ni umunyabirombe. none Rutsiro shaka ifitemo Rutsiro abakinnyi. nta kibazo na kimwe ifite cy'imishahara, nta kibazo cy'imyenda, nta birarane. Rutsiro ikibazo cyonyine ifite ni uko nta fan base yayo ifatika ihari, kuko abanyarutsiro bose barayinyotewe kuri Mukebera. Rutsiro ku bakinnyi Ariko irabafite. ifite n'ubundi imodoka zituruka i Mukebera zikajya ku bafana zikagaruka, ariko mu kibuga ikipe ya Rutsiro na Gatera Musa ufite experience ntabwo Rayon Sports iri buze ko Rutsiro guhura n'akazi ikintu nabonye koroshye. gikinisha amakipe ifitemo abakinnyi bafite experience bagiye banaba bakapiteni mu makipe yabo, Yego. kubera ko ifite umukinnyi nka Leo Kawunga yahoze ari kapiteni wa Sunrise, yego ifite umukinnyi nka Ngirimana Alexis yahoze ari kapiteni wa Mukura, ikagiramo abakinnyi bagiye wavuze batandukanye. Mugabo Cyiza Hussein. Mugabo Ciza Oya, no, oya ari wari muri Etincelle, ari muri Etincelle, wari muri Etincelle. Ari muri Etincelle. Ahubwo afite undi muhungu ufite forme cyane, Habimana Yves, ari mu bakinnyi bamaze gutsinda Habimana ibitego Yves, bamaze gutsinda byinshi. ibitego byinshi. Ubonye ko yari yanahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Chan. Yego. Washyiraho abakongomani babiri bazanye, washyiraho experience ya Gatera Musa. Ni ikipe igoye cyane, none iri ni Rubavu imaze kuhamenya yahita mu rugo kugira ngo avane amanota biragoye cyane. Tuzi kubona umukino ukomeye. Hanyuma kuri Rayon Sports hari abakinnyi bataza kugaragara mu kibuga uyu munsi. Asana Inosana ntabwo yajyanye na bagenzi be kuko yagize ikibazo baramukubise mu maso, baramubabaje Mu cyane myitozo ariko. mu myitozo yo kuwa mbere. bamukomerekeje umunwa. Umunwa we warangiritse cyane.